iyo urebye uwo mwana umubona ibimenyetso by'uko koko musaza we yamuhohoteye. baba we birarenze birarenze biragaragara n'amaso gutya biragaragara pe nawe ubwe yagize ikibazo ku gitsina cyiwe nyine nawe ubwe yabyimbye nyine uwo muhungu ngahibaze ni ukuri. Bakunzi b'Ihuriro TV Show ndabaramukije aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubana namwe nubwo tubizi neza ko dusohoye mu bihe biruhije, turi mu bihe bigoye, isi igeze ku musozo, Yesu agiye kugaruka. Abazi iyo ndirimbo bamfashe ntago nyizi, ariko umuririmbyi yaravuze ngo iyi si irarenga, kandi uko irenga niko ica amarenga, ngo uramutse umenya ayo marenga wamenya no guhunga. Undi aravuga ngo iyi si rimwe irigendera ikatubeshya ikadushuka ariko itubikiye ibanga. Iri banga ntabwo ari ibanga ryiza, ni ibanga ribi. Iyi ni inkuru ibabaje umutima w'ababyeyi, ni inkuru ibabaje umutima w'ababyeyi. Satani arimo arakora ku mugaragaro, ariko yahereye mu miryango, ntago tuzi icyo turi bukore, ariko hinduka nawe umubyeyi nk'uyu, hinduka uyu mubyeyi wabyaye abana agashimishwa no kubyara, bakamuha igikoma, bakita izina, agashyira mu mugongo agaheka akanezererwa, mu gihe nk'iki ngiki akaba ari kurira arijijwe n'urubyaro, noneho umwana utaranagera aho agera. Iki cyaha cy'ubusambanyi buri gukorerwa mu miryango, tukajya tukumva ngo umuhungu yasambanije mushiki we, tukumva ngo umugabo yasambanije umwana we, tukumva ngo umwana yasambanije nyina. Ni ibimenyetso biheruka isi, ni ibimenyetso biheruka isi. Wamenya amarenga yamenya guhunga. Uyu mubyeyi mu gahinda kenshi kandi gakabije yaduhaye amakuru y'ubuzima bw'urugo rwe n'umubabaro atewe n'ibikorwa biri gukorwa hagati mu bana yibyariye, yagiriye ku gise, aho afite umwana w'imyaka 13 ishyira 14, akaba ari nayo mfura ye. Hanyuma akagira n'abandi bana, kuko afite abana 4, afitemo abakobwa 2 aribo bato n'abahungu 2 aribo bakuru. Uwo mwana w'umukobwa mukuru afite imyaka 6, umuto n'uri kwibere ufite imyaka 2. Uyu muhungu w'imfura ye w'imyaka 13 uri hafi kuzuza imyaka 14, ntabwo nzi niba ari umudayimoni, ntabwo nzi niba ari abazimuki, ntabwo nzi niba ari abarozi nk'uko nyina bitekereza mu mvugo ye. Ndaje kireho ikiganiro cyose twagiranye, mugikurikire mwumve. Yatunguwe no kumva uwo mwana w'imyaka 6 amubwira ati nyamaze mfite ikibazo, kuko musaza wanjye uko mudahari igihe cyose mwagiye aransambanya. Babigenzuye basanga ngo ni ukuri koko, bakubitwa n'inkuba nk'ababyeyi, baravuga bati si ikibi ko akacyumva ahandi utacyumva iwanyu, none uretse no kucyumva iwanyu tukaba tucyumvise iwacu, turabigenza dute? Ngo bigira inama, baravuga bati yaba ari umudayimoni wamuteye, yaba ari ubundi burwayi butagaragara, yaba afite ikibazo cyo mu mutwe se, reka duhungishe gashikike tube tugatwaye kwa nyirakuru, tubanze tubone uko tumukansoringa tumuganiriza. Mu gihe bari bari mu kumuganiriza batungurwa nuko ahubwo yahindukiye
atangira gusambanya agashiki ke k'imyaka 2. Agashiki ke k'imyaka ingahe? 2. Mu minsi yashize ngira ngo nabahaye ikiganiro inkuru niherewe n'ubundi n'ababyeyi aho bari bafite umwana w'imyaka 21 n'ibiri agasambanya n'ubundi mushiki w'imyaka 6-7. Tujya twumva izo nkuru hirya no hino, hanyuma baratungurwa. Noneho icyatumye bananirwa kubyakira ni ibikomere ako kana kagize mu myanya yako y'ibanga bitewe na musaza wako. Bampamagaye mu by'ukuri bakeneye inama n'amasengesho n'ibindi, ariko namwe nimumfashe. Ese umubyeyi nk'uyu twamufashisha iki? Nayahe magambo akwiriye kubwirwa? Nubuhe bujyanama akwiriye guhabwa? Reka mbahereze ikiganiro cyose, hanyuma namwe mumfashe mugikurikire, mwumve imvune z'umutima w'uyu mubyeyi, mwumva agahinda n'umubabaro, hanyuma mumbwire ngo muraho neza mama. Yego. Banje kukwihanganisha n'ukuri. Yego murakoze. Biko ibyo bintu warabigenzuye ko kusanga n'ukuri? Cyane rwose, ni ibintu mba ndeba n'amaso yanjye. Ujya ufata umwanya wo kwicaza uwo mwana se ukamubaza impamvu akora ibyo? Nta kindi adusubiza, aratubwira ngo ntacyo. Icyo cyonyine, ikintu cyose kuki kiba gikoze ngo ntacyo. Niye mpamvu ntayo. Ni icyo cyonyine. Afite se murabana? Yego. Mwagerageje guhana nk'ababyeyi? Mufata n'akanyafu mukamukubita? Cyane rwose pe, cyane pe, cyane. Ntabwo yiga? Ishuri yararyanze. Ku myaka ye 13? Yararyanze. Abana bose batangiriye rimwe nawe ubu bagiye segonderi. Bagiye segonderi ejo bundi. Ubwo yariretse yiga mu wa 3. Ni umwana wa kangahe kuri wowe? Ni uwa mbere. Ni imfura yawe? Ubwo ufite abana bangahe? 4. Mana yanjye. None ubwo ntabwo uwo mwana ushobora gukomeza kubireka gutyo ukazasanga ubahombye bose mu burere? Kuko urumva ako kana k'agakobwa hohotera uko bwije nuko bukeyo ntacyo bikoraho, karageraho kakamenyera kakaba nkaho noneho ntacyo bikabwiye, bikarangira kangiritse mu buryo bw'ibitekerezo ndetse no mu myanya ye y'ibanga umwana kangirika. Rero birakwiriye kugira ngo noneho niba mwaragerageje gucyaha bikanga, ntabeho kurebera kugira ngo mwere guhomba abana bose, kuko birangira abana bangiritse. Kuko urumva ntushobora kwizirika ku mwana ngo mubuze kuba mu rugo cyangwa se kugira aho ahurira na musaza we. Ni ikibazo gikomeye pe. Boge numva waza kuza kundeba tukaganira, hanyuma niba ari n'ibisengerwa tugasenga, ariko hari n'ibiba bisaba kugira ngo noneho hari ibisubizo twifitemo twebwe ubwacu bidasaba guturuka mu masengesho pe, ahubwo bisaba guhindura imyumvire n'ibitekerezo. Umuntu akibaza ngo mbese iki kibazo iherezo ni irihe? Nibyo narindi kubaza uwo muvandimwe muri kumwe, kuko biramutse byanze mu gihugu cyacu tugira ibigo ngororamuco kandi bigira n'abaganga b'abakanseri ari umuntu ufite ikibazo. None se ubona uwo muhungu wawe hari ikibazo cyo mu mutwe afite, ubumuga? Nta kibazo cyo mu mutwe afite, ni muzima. Ni muzima. Mu kibyiruko ubona yarabyirutse neza ku buryo ubona ko iyo myaka yifite, ntabwo yigeze agira kugwingira mu gihagararo? Oya, mva ni umwana umeze neza w'umusore kabisa, nta kibazo. Ibaze kweri. Niko atabuze ibiryo, ntabure igikoma, nta kintu na kimwe yigeze abura pe. Wenda twasibaga kubona wenda ibya mirenge, ariko nawe icyo yasabaga, nawe yasabaga ibyo abona twamuna kandi nta kintu yigeze abura. Ntabwo mwigeze mugira
umwanya wo kujyana uwo mwana kwa muganga se ahohotera umwe cyangwa n'uwo mwana wundi mukuru wakangaka turi kumwe niwe yahereyeho n'uwo mwana arabimbwira tugira ngo ni bimwe bya burage z'abana ariko nimugoroba nabwo yabitwibwira avuga ati niwe nahereyeho. ubwo nuvuga ngo niwe muhungu wari ufite? mfite abahungu 2 n'abakobwa 2. ubwo bivuze ngo bashiki be bose arabasambaye cyane, ariko uwo wundi we twahise tumujyana kwa nyirakuru, ubu ngubu niho yibereye. ubwo ahita ahindukirira ko gatoya. gafite imyaka 2. none se mu by'ukuri iyo urebye uwo mwana umubona ibimenyetso by'uko koko musaza we yamuhohoteye? birarenze biragaragara n'amaso gutya, biragaragara pe. nawe ubwe yagize ikibazo ku gitsina cyiwe nyine, nawe ubwe yabyimbye nyine uwo muhungu. ngahibaze ni ukuri ko uyu ni umudayimoni uteye ubwoba dufite mu bana, ni ukuri nyamaze ababyeyi turagowe pe. ikibazo gikomeye. none ubu wigiraga iyihe nama mbere y'uko twe tukugira inama? weho n'umugabo wawe mwumvaga mwigira iyihe nama? twebwe twari twigiriye inama yo kumujyana mu buyobozi tukareba icyo badufasha. ariko n'umuvandimwe aravuga ati ngewe uko mbibona ashobora kuba uriya mwana wanyu afite ikibazo, wenda bakaba baramuhumanyije mukaba mutabizi. waragira ati wareba byibura umukozi w'Imana nka pasiteri byibura bakagusengera, ukareba wenda byaba ari na ngombwa bishoboka mukajya no kumuvuza mukareba. ubu ntabwo naboneka kuko ngiye mu nama, keretse ubwo ubonetse nyuma ya saa sita tukavugana ukaza kundeba tukaganira. ndaje nanagisha inama numve niba hari abaganga tugira b'abakansi b'abana, ariko nzi ko babaho. ariko dukwiye kubanza kumenya ubundi Mana yanjye ibi byo rwose sinubeshya mbuze icyo bivugaho uretse Imana yonyine yo kuturengera ababyeyi. ni Imana yonyine.